Uyu munsi rero ikinzanye ni ukukubwira yuko ikintu cyitwa gukira ni ikintu gishoboka. Were kumva ko bidashoboka ndaje nkubwire impamvu ki bishoboka. Turaza kwifashisha ijambo ry'Imana, hari icyo Imana yavuze ku bantu b'abanebwe. Bivuga ko igihe cyose ufite mu mutwe utangiye kumenya icyo ukeneye, ushobora kumenya aho ushaka kujya. Uramutse utazi aho uri ntushobora kumenya aho ujya, kandi uramutse utazi icyo Imana ishaka ku buzima bwawe, nawe ubwawe ntushobora kumenya icyo ushaka. Niyo mpamvu rero ukwiye kujya ukurikirana ibiganiro byacu ducishaho buri munsi. Intego yacu ni ukugira ngo tubwire abantu yuko Imana ishobora guhindura amateka y'ubuzima bwawe. Were kureba yuko bidashoboka, birashoboka. Imwe mu bitangaza byabayeho, amwe mu mateka yabayeho yaranze Yesu, ni ukuvuga ngo yari ari kuvuga ubutumwa bwiza mu mudugudu umwe. Akigenda yagombaga guca mu kibaya ajya kuvuga ubutumwa bwiza ku wundi mudugudu. Aciye mu kibaya, igitangaza cyabaye ni uko amasaka abahinzi bari bari guhinga yahise akura ahita yera. Bivuga ko igihe cyose ufite Imana, igihe cyose ufite ubuyobozi bwiza, igihe cyose ufite imbaraga, igihe cyose ufite ubushake, nta kidashoboka. Reka tumanze dusome ijambo ry'Imana riboneka mu Migani igice cya 22 ku murongo wa 13. Ni ijambo ribwira umuntu witwa umunebwe. Rero wowe ntugomba kuba umunebwe. Iri jambo riravuga ngo umunebwe ngo aguma mu nzu avuga yuko nasohoka intare iraza kumurya, ariko umuhanga nusoma hejuru we asohoka mu nzu agiye gushaka igisubizo cy'ikibazo afite. Bivuga iki? Ugomba gusohoka ukajya gushaka ikibazo ukagikemura, ukajya gushaka igisubizo cy'ikibazo ufite. Ntugomba kwicara mu nzu wumve ko bidashoboka. Oya, nta kidashoboka. Ikizananira imbaraga zawe, ikizananira amafaranga yawe, ikizananira imikorere yawe, uzagisengere, wizere Imana. Izi mbaraga z'Imana ni imbaraga zikora mu buryo butangaje. Upfa kwizera ko Imana ishobora byose, ukareka ibyaha, ukareka ibiyobyabwenge. Ariko hari ibintu bikunda kubaho akenshi na kenshi, ugasanga abantu baragiye bijandika mu biyobyabwenge. Ibiyobyabwenge, ikigare kibi ntabwo bishobora kukugira inama yo kubaho, nta nubwo bishobora kukwereka inzira y'ukuntu ushobora kwikura mu bukene ukajya mu bukire. Ibyo ntabwo bishoboka. Rero niyo mpamvu ugomba kujya ukora subscribe ugakurikirana ibiganiro byacu.